yo mu kanwa k'Imana niyo yaremesheje isi, kandi n'umwuka wo mu kanwa ke niwo yaremesheje ingabo ze. Yadendeje inyanja zose ashyira ibifite ubugingo, kuko yavuze bikaba, yategeka bigakomera. Igitabo Abakurambere n'Abahanuzi, igice cya kabiri. Irema. Iki gice gishingiye mu itangiriro, igice cya mbere n'icya kabiri. Ijambo ry'Uwiteka niryo ryaremye ijuru, umwuka wo mu kanwa ke niwo waremye ingabo zo muri ryo zose, kuko yavuze bikaba, yategeka bigakomera. Zaburi 33:6-9. Niwe washimangiye isi ku mfatiro zayo, isi ntizigera inyeganyega iteka ryose. Zaburi 104:5. Igihe isi yavaga mu biganza bya Rurema, yari nziza bihebuje, yari iriho imisozi, udusozi n'ibibaya birimo inzuzi nziza, n'ibibaya bibereye amaso. Ariko udusozi n'imisozi ntibyari bihanamye ngo bigire ibihanamanga n'imikuku biteye ubwoba nk'uko bimeze ubu. Udusongero n'ibitare byari bitabye mu butaka bwarumbukaga, bigatuma ahantu hose hamera ibyatsi bitoshye. Ntiharangwaga ibishanga bibi cyangwa ubutayu butagira ikimera. Iyo warebaga hose, amaso yakubitanaga n'ibiti by'igikundiro n'indabo zishimishije. Impinga z'imisozi zariho ibiti by'inganzamarumbo ubu tutabona. Umwuka wo mu kirere uri mwiza utagira ubwandu. Iyi si yose yarushaga ubwiza ubusitani bw'ingoro zirimbishijwe cyane. Abamarayika bazaga kuyisura bishimye, maze bakanezezwa n'imirimo itangaje y'Imana. Amaze kurema isi n'ibirimo byose, Umuremyi yuzurisha umurimo we kurema umuntu, ari we wari waremewe isi, nuko ayituzwaho, ahabwa ubutware bw'iby'ijisho rye ryose ryabashaga kubona. Nk'uko Imana yavuze iti, tureme umuntu agire ishusho yacu, ase natwe atwara isi yose. Nuko Imana irema umuntu afite ishusho yayo. Umugabo n'umugore niko yabaremye. Ibyo bigaragaza inkomoko y'ikiremwa muntu, kandi mu bitabo byo mu ijuru handitswe ko nta nenge yari afite. Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo bwite. Aha nta mayobera ahari. Ntaho wahera uvuga ko umuntu yagiye ahinduka buhoro buhoro ava mu dukoko duto cyangwa se mu bimera. Inyigisho nk'izo zitesha agaciro umurimo ukomeye w'Umuremyi, kandi zigashyira umuntu hasi cyane ku mitekerereze y'isi. Umuntu yashyirwaho nk'uhagarariye Imana ngo abe umutware w'ibindi byaremwe. Ibindi biremwa bidafite ubwenge nk'ubw'abantu ntibishobora gusobanukirwa cyangwa kumenya ubudahangarwa bw'Imana ishobora byose, ariko kandi byahawe ububasha bwo gukunda no gukorera abantu. Umunyazaburi aravuga ati, wamuhaye gutegeka ibyo waremesheje intoki zawe, wamweguriye ibintu byose kugira ngo abigenge, n'inyamaswa zo mu ishyamba nazo, n'ibiguruka mu kirere, n'ibindi biremwa byose biba mu mazi. Zaburi igice cya 8:6-8. Umuntu yagombaga kugaragaza ishusho y'Imana, ari inyuma mu bigaragara ndetse no mu mico yayo. Kristo gusa ni ishusho ya kamere ya Data wa twese. Abaheburayo igice cya 1:3. Ariko umuntu we yaremwe asa n'Imana. Kamere ye yari yihuje n'iby'Imana ishaka. Ubwenge bwe bwari bufite ubushobozi bwo gusobanukirwa n'ibintu by'ubumana. Umuntu yari afite urukundo rutagira amakemwa, kandi yategekaga irari ry'umubiri we. Yari intungane kandi akanezezwa no gusa n'Imana, ndetse akagendera mu bushake bwayo. Umuntu akiva mu biganza by'Umuremyi we yari afite igihagararo giheranije n'uburanga buzira amakemwa. Iyi miterere ye yagaragazaga ubuzima buzira umuze n'ibyishimo bitarondoreka. Adamu yari afite igihagararo gisumba kure cyane cy'abagabo bariho muri iki gihe. Nubwo ava yari mugufi ho hato, yari ateye neza kandi yari mwiza. Aba baziranenge bombi bataracumura, nta myambaro idasanzwe bambaraga. Bari bambitswe n'umucyo n'ikuzo byari batwikiriye nk'iby'amarayika bambara. Igihe bari bafite imibereho yumvira Imana, iyo kanzu y'umucyo bari bagikomeje kuyambara. Adamu amaze kuremwa, yazaniwe buri cyaremwe cyose imbere ye ngo acyete izina. Abona ko buri kiremwa cyose cyahawe umufasha wacyo, ariko muri ibyo biremwa byose umufasha bakwiranye yari ataraboneka. Nubwo Imana yari yaremye ku isi byose, nta na kimwe cyari kimeze nk'umuntu. Maze noneho Imana iravuga iti, si byiza ko umuntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Umuntu ntiyaremewe kuba mu bwigunge, yagombaga kuba ikiremwa gisabana. Iyo atagira umufasha, ibyiza byari bimukikije n'imirimo ishimishije yagombaga gukorera ubusitani bwa Edeni ntibyari kubasha kumuha umunezero uzira amakemwa. Ndetse n'umushyikirano we n'abamarayika ntiwashoboraga guhaza icyifuzo cye cyo kubona uwo bafatanya nka mugenzi we. Nta wasaga nawe wari uhari ngo bagaragarizanye urukundo. Imana ubwayo niyo yahaye Adamu umufasha. Yamuhaye umufasha bakwiranye, umufasha umeze nkawe, waremewe kuba mugenzi we koko, kandi washoboraga kuba umwe nawe mu rukundo no kwifatanya nawe. Eva yaremwe mu rubavu rwakuwe muri Adamu,
bisobanura ko atagombaga gutegeka umugabo ngo abe umutware w'urugo cyangwa ngo akandagirirwe munsi y'ibirenge nk'insuzugurwa, ahubwo yagombaga kumuba iruhande nk'uwo bangana, uwo gukundwa no kurindwa n'umugabo we. Eva yari umwe na Adamu, igufwa ryo mu magufa ye, akara ko mu mara ye yari Adamu wundi. Byerekana ubumwe bwa bugufi buri muri iyo sano, kuko ari nta muntu wakwanga umubiri we, ahubwo yawugaburira akawukundwakaza. Abefeso igice cya 5:29. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Itangiriro igice cya 2:24. Imana niyo yahanze ubukwe bwa mbere na bwizihiza. Bityo rero uwo muhango watangijwe n'umuremyi w'ijuru n'isi. Gushyingiranwa kubahwe n'abantu bose. Abaheburayo igice cya 13:4. Igihe amahame mvajuru yitaweho kandi akubahirizwa, gushyingiranwa biba umugisha, birinda ukwera n'umunezero by'abantu, bigaha umuntu ibyo akeneye mu buzima, bikazamura imikurire y'umubiri, iy'ubwenge ndetse n'iy'iby'umwuka. Uwiteka Imana ikeba ingobyi muri Edeni mu ruhande rw'iburasirazuba, iyishyiramo umuntu yaremye. Iby'Imana yaremye byose byari byiza, bizira amakemwa, kandi nta na kimwe cyagaragaraga ko kidashaka kunezeza abo bantu b'intungane. Nanone kandi Imana yabahaye indi mpano y'urukundo rwayo, ibategurira ubusitani budasanzwe kuba urugo rwabo. Muri ubwo busitani harimo ibiti by'amoko yose, ibyinshi muri ibyo bihunze amatunda aryoshye. Hari imizabibu iteye ubwuzu, igororotse, isa neza, kandi amashami yayo aremerewe n'amatunda y'igikundiro. Adamu na Eva bagombaga kumenyereza ayo mashami y'imizabibu kwigonda, maze bakibera aho batwikiriwe n'amatunda n'ibibabi by'ibiti bitoshye. Hari indabyo zifite impumuro nziza z'amabara yose ashashagirana. Hagati muri ubwo busitani harimo igiti cy'ubugingo cyarushaga ibindi byose ubwiza. Amatunda y'icyo giti yarabagiranaga nk'izahabu n'ifeza, kandi yari afite ububasha butuma umuntu adapfa. Noneho rero irema ryari rigeze ku musozo waryo. Ijuru n'isi n'ibirimo byose birangira bityo. Imana ireba ibyo yari imaze kurema, ibona ari byiza cyane. Edeni yari iri ku isi. Adamu na Eva bari bafite uburenganzira bwo kwegera igiti cy'ubugingo. Iryo rema ritunganye ntiryagiraga ikizinga n'icyaha cyangwa igicucu cy'urupfu. Igihe inyenyeri zo mu rukerera zaririmbaga zikiranya, abana b'Imana bose bavuzaga impundu z'ibyishimo. Yobu 38:7. Imana imaze kuruhuka ku munsi wa karindwi, iraweza cyangwa irawiyegurira nk'umunsi w'ikiruhuko ku muntu. Akurikije urugero yari yarahawe n'umuremyi, umuntu yagombaga kuruhuka kuri uwo munsi kugira ngo niyitegereza ijuru n'isi bituma atekereza iby'umurimo ukomeye w'Imana wo kurema. Kandi nabona ibyerekana ubuhanga n'ineza by'Imana, umutima we wuzura urukundo no kubaha umuremyi we. Muri Edeni, Imana yashyizeho urwibutso rw'umurimo wayo w'irema, ubwo yahaga umugisha umunsi wa karindwi. Isabato yahawe Adamu, ari we se kandi akaba n'uhagarariye ikiremwamuntu. Kuyubahiriza byari igikorwa cyo gushimira ku ruhande rw'abari gutura mu isi ko Imana ari umuremyi wabo, kandi ko ariyo mwami wabo w'ukuri. Imana yabonye ko isabato ari ingenzi cyane ku muntu, ndetse ko azayiruhuka no muri paradizo. Yagombaga kureka inyungu ze bwite umunsi umwe muri 7 kugira ngo yitegereze bihagije imirimo y'Imana kandi atekereze ku mbaraga n'ineza byayo. Yari akeneye isabato kugira ngo imwibutse Imana byimbitse kandi bitume ayishimira, kuko ibyo yishimiraga n'ibyo yari afite byose byakomotse mu kiganza cy'umuremyi cyuzuye ubuntu. Ababyeyi bacu ba mbere, nubwo baremwe ari intungane kandi ari abaziranenge, ntibari ku rugero rudashobora gukora ikibi. Imana yabaremye bafite umudendezo, bashoboraga kugenzura ubuhanga n'ubugwaneza by'imico mbonera y'Imana n'ubutabera bw'ibyibasaba, kandi bafite ubwenge busesuye bwo kwihitiramo kumvira cyangwa kutumvira. Bagombaga kwishimira gushyikirana n'Imana hamwe n'abamarayika batunganye, ariko mbere yo kugira uburinzi buhoraho, ubuyoboke bwabo bwagombaga kugeragezwa. Igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi cyari hafi y'igiti cy'ubugingo hagati mu busitani. Cyari cyashyiriweho kugeragezwa kumvira, kwizera n'urukundo by'ababyeyi bacu ba mbere. Ubwo bari bafite umudendezo wo kurya ku bindi biti, babujijwe kurya ku mbuto z'icyo giti kimenyekanisha icyiza n'ikibi kugira ngo badapfa. Bagombaga nanone guhangana n'ibigeragezo bya Satani, ariko iyo bihanganiye icyo kigeragezo bajyaga kumunesha, bagahora banezeranwa n'Imana. Imana yahaye umuntu amategeko amugenga nk'ikintu cy'ingenzi yagenewe mu mibereho ye. Yari umuyoboke w'ubutegetsi bwayo, kandi nta butegetsi butagira amategeko abugenga. Imana yashoboraga kurema umuntu udashobora kwica itegeko ryayo. Yashoboraga no kubuza Adamu gukora ku mbuto yari yarabujijwe. Nyamara muri icyo gihe umuntu ntiyari kuba agifite umudendezo, ahubwo yari kuba ahindutse igikoresho. Iyo bigenda bityo rero, byari kuba binyuranyije n'umugambi w'Imana wo kwita ku bindi byaremwe ku isi. Ntibyari kuba bikwiriye umuntu waremanywe ubwenge, kandi na Satani yajyaga kuboneraho gukomeza kurega Imana
yerekana ko ubutegetsi bwayo ari ubw'igitugu. Urugo rw'ababyeyi bacu ba mbere rwajyaga kuba intangarugero ku ngo z'abana babo bajyaga gutura mu isi. Urugo rurimbishijwe n'ukuboko kw'Imana ubwayo ntirwari kubura kuba ingoro ishimishije. Bitewe n'ubwibone, abantu bashimishwa no gutura mu mazu y'ibitabashwa kandi ahenze cyane, maze bakirata imirimo y'intoki zabo. Nyamara Imana yatuje Adamu mu busitani. Aho niho hari icumbi rye. Ijuru niryo ryari igisenge cy'inzu ye. Isi n'ibiriho byari kirambi, naho amashami atoshye y'ibiti byiza yari umusego. Inkuta z'iyo nzu zari zirimbishijwe n'ibintu by'igiciro, ariyo mirimo ikomeye y'umuhanzi w'icyatwa. Ibyo biremwa bitagira inenge byari bikikijwe n'icyigisho cy'ibihe byose kivuga ko umunezero nyakuri utabonerwa mu kwishyira hejuru n'umurengwe, ahubwo uturuka ku mushyikirano tugirana n'Imana binyuze mu byo yaremye. Iyo abantu bahaga agaciro gake ibintu bidasanzwe, bakimenyereza ibyoroheje, baba barashyikiriye umugambi Imana yabaremeye. Ubwibone no kwikuza ntibijya binyurwa, ariko abanyabwenge nyakuri umunezero wabo uzakomoka mu kwishimira iby'Imana yabahaye. Abantu batujwe muri Edeni bashinzwe uwo murima ngo bahingire ibirimo kandi banawurinde. Umurimo wabo ntabwo wari uruhije, ahubwo wari ushimishije kandi udasaba ingufu. Imana yateganyije umurimo kugira ngo ubere umuntu umugisha, umukomereze ibitekerezo n'umubiri, kandi yunguke ubwenge. Mu gukoresha ibitekerezo n'imirimo y'amaboko ni bimwe mu byo Adamu yaboneyemo umunezero uruta indi yose mu kubaho kwe kose igihe yari ataracumura. Ariko ubwo yari amaze gucumura, yirukanwe hahandi yari atujwe hanejeje, ahatirwa guhinga ubutaka butari bukirumbuka kugira ngo ashobore kubona ibimutunga bya buri munsi. Umurimo wari uhabanye cyane n'uwo yakoraga kiri muri Edeni, wamurindaga ibishuko kandi ukamubera isoko y'umunezero. Ababona umurimo nk'umuvumo n'ubwo gukora binaniza kandi bigatera ingingo kubabara, abo baribeshya cyane. Kenshi abakire barebana agasuzugura abakoresha amaboko yabo, ariko ni ikintu kitagira inenge kuko kijyanye n'umugambi w'Imana igihe yaremaga umuntu. Mbese umutunzi ukomeye cyane yaba afite ibingana iki ugereranyije n'ibyo Adamu waremwe n'Imana yari afite? Nanone kandi Adamu ntiyagombaga kuba inkora gusa, kuko umuremyi wacu usobanukiwe n'igishimisha umuntu yageneye Adamu umurimo. Mu buzima, umunezero nyakuri ubonwa n'abagabo n'abagore bakoresha amaboko yabo. Abamarayika ni abakozi batiganda, ni ibyegera by'Imana bikorera abantu bayo. Umuremyi nta mwanya yageneye abanebwe. Inyoni zinezerewe zakiniraga iruhande rwabo zitabatinya, kandi ubwo indirimbo zazo zinogeye amatwi zazamukaga zisingiza umuremyi, Adamu na Eva bikiranyaga nazo bashimira Data wa twese n'Umwana. Abo bantu b'intungane ntibari abana gusa barerwa n'Imana, ahubwo bari abigishwa bahabwa amabwiriza n'umuremyi nyir'ubutungane bwose. Bagendererwaga n'abamarayika kandi bagashyikirana n'umuremyi wabo imbona nkubone. Bari bafite imbaraga bakomora ku giti cy'ubugingo, kandi ubwenge bwabo bwari munsi y'ubw'abamarayika ho gato. Imana igenga byose kandi ibeshejeho byose yabahishuriye amayobera y'ibyari ku isi, ibitangaza by'ubuhanga bwayo buhebuje. Yobu 37:16. Umuremyi n'umugenga wa byose yari yarahaye Adamu na Eva ubumenyi buhanitse bwo kumenya amategeko agenga ibyaremwe n'imikorere yabyo, ari byo abashakashatsi bamaze imyaka 600 biga. Bagiranaga ikiganiro n'ibibabi, indabyo n'ibiti, kandi bakamenya amabanga y'imibereho yabyo. Adamu yari amenyeranye na buri kiremwa cyose, uhereye ku bifi binini bya Lewiyatani byo mu nyanja ukageza ku dukoko duto tuguruka mu kirere, kuko ari we wari waragiye byita amazina. Yari azi kamere n'imico yabyo byose n'ibyo bikunda. Ikuzo ry'Imana mu ijuru, imibumbe itabarika n'uko ikurikirana, uko ibicu binyuranamo, amayobera y'umucyo n'amajwi, amayobera y'amanywa n'ijoro, ibyo byose byari bimwe mu byo ababyeyi bacu ba mbere bagombaga kwiga. Izina ry'Imana ryari ryanditswe ku kibabi cyose cyo mu ishyamba cyangwa ku ibuye ryose riri ku gasozi, ku nyenyeri yose irabagirana ku isi, ku mwuka no mu kirere. Gahunda no guhuza bigaragara mu irema byerekana ubwenge n'ubushobozi by'Imana bitagira akagero. Hari byinshi byareherezaga imitima yabo kuzuzwa urukundo, kandi bigatuma bagaragaza ishimwe ryabo. Iyo baza gukomeza kugendera mu mategeko y'Imana, bajyaga guhora bunguka ubushobozi butuma ubumenyi n'ibyishimo n'urukundo byabo byiyongera uko bwije n'uko bukeye. Bajyaga gukomeza kunguka ubutunzi n'ubumenyi, bakavumbura amatsiko mashya haturukamo umunezero, kandi bakarushaho gusobanukirwa iby'urukundo rw'Imana rutarondoreka kandi rudacogora.